byabagendekeye gute rero cyazo twahuye naco cyabaye gahoma munwa natwe byadutangaje pe ndi umuntu utuye muri Nyanza ya Butare mu majepfo uranyu mvivyo mvuga ndi kubyumva iki kibazo cy'ifamu yanje dore uyu mudamu wanje twashakanye urugo n'urwanje none ifamu urabona ni yanje rwose uri kureba ariko inka zanje zatangaga umukamo zikabyara none ubu ngubu inka zanje nta mutamo zigitanga bo no kurambura zikaziramburura ubwo nkariganya abashumba karibo kibazo ubwo nza kuganira n'umufasha wanje ari ureba bo namubwira nti kone iki kibazo gikomeye aza kumbwira ati natwe biri kuducanga bo ndavuga nti hari umuntu nigeze kubona ari kugaruza ibye kuri YouTube mubonye ari kugaruza ibye kuri YouTube ndavuga nti rero mudamu wanje twashakanye uyu muntu kubona nabonye ukuntu ari kugaruza ibye yamaze guhomba byinshi nanje kubera nimero sinazibonye byabaye ngombwa kungira ute muhamagara turavugana maze kuvugana nawe rero arambwira ati n'icyo kibazo namubwira nti inka zabaye imiguta ziri gupfa izindi nta mukamo zigitanga ati icyo kibazo ufite nti mbo ati rero ntago mpari kuko nabonye kuri YouTube ohereza amafaranga ibihumbi 174 nabine n'amafaranga n'ijana kutegereza nyuma y'iminsi 3 niko nzaguha igisubizo niko nzaza kureba ikibazo uko kimeze bitabande kwanza nje bayita Leonard wo muri Nyanza mu majepfo uyu ni madamu wanje iterambere inka zanje ziri guhima zigapfa byose bikagira birampangakije cyane umuntu uri hano hejuru rero uyu nguyu hano mu giti we afite icyo ikibazo cyo mu giti mu famu ndashagamo ngashanga harimo imishwe z'inkoko ngashanga amagufa y'inyamaswa ntazi ngasanga mu famu yanje bo ubwo uwo muganga tuvuganye kuri YouTube arambwira ati ibyo byose uzamenya igisubizo cyabyo rero nabonye kano kanya uyu mugabo muri iyo minsi 3 nagiye kubona bona ari hano hejuru mu giti abaturage baraza ati nike cyacyo n'umuntu we nabajije ati niko ndi kubona umuntu ari mu giti meze biti bati ashaka ko wagize ikibazo ariko uyu mugabo uri hejuru mu giti byambere gahuma mu mwatsanga ni mukuru wanje rwose bwite sanga ni mukuru wanje bwite rwose cyo kintu cyamaze cyane byambabaje nagahinda rwose kuri njewe ubu mudamu wanje yifashe guca nawe yumiwe n'umuryango byose bumiwe rwose cyagitangaza impamvu hari rero nuko kwicyo kibazo nabwiye umuganga ati uwo muntu wakoze ibyo uzamubona namubonye kuri YouTube arambwira ati uwo muntu wakoze ibyo uzamubona mu ya minsi 3 wari ufite se wabikoraga n'uyu niwe nta wundi ubwo ne wabikora kuko ari we nsanze hano mu giti kuko mwarambwira ati uwo muntu azagaragara ku manywa y'ihangu none yagaragaye imbere y'abaturage bose kubareba yishe umugabo muraho wa mugabo muraho neza amakuru ni meza kwitande nano nitwa Dr. Onyango ubwa mbere duhuye ariko yego nabwo ubwa mbere ngira ngo twarahuye ndimo kugarura inka z'abaturage muri Kirehe aba baturage ba hano Nyanza rero nibo bantuye nze kubafasha kubagaragariza umuntu ubarogera inka byagenze bite aba bagabo bamagaye umugore we bamagaye ku cyumweru bambwira ko babangiriza amatungo amwe akapfa andi ntagira umukamo barahora bashingura izindi bazirya barambira bati rero ushobora kudufasha muganga ndabwira nabafasha ndababwira musunike icyo bita umufuragio kubanze ko kibombe 174 n'ikitari cy'ijana izo faranga rero iyo bazohereje tuzitangamwe ibitambo imbuzi y'ibitanga tugatanga amaraso n'itabi ibyo niko byagenze hama ndababwira ati mu iri joro tukivugana umurozi urahakata arahita afatwa yego nje nari nabibonye ko ari buze kubarogera uvuga ko ari uyu nguyu turi kureba hano muti narababwiye ntimuheza ku ifamu yanyu ndamuheza ku ifamu yanyu yego bitone rero batutse yerekaniye basanga mu gatondo uko nabibabwiye umuntu arahari baramamagana ndababwira ni mutegereze iminsi 3 bari mu icyo giti iminsi 3 ishize uyu munsi kuwa gatatu nibo bagombaga kubonana haza kamanura umuntu mu giti kuko ni umuhemu arahemutse none se buriya ni muzima nicyo ndi kwibaza uyu ni muzima nubwo yamara umwaka atarya namurekera yo nkamumanura ni muzima kandi ndeba wagira ngo hari kwa kundu umuriro uyu ni muzima ndamumanura ari muzima amanuke hasa ari muzima uri kugira ngo abantu wenda banabibona ubwo banze manure turebe wenda tuvugana ibindi bintu runaka abaturage bamubonye ahari hejuru mu giti wanyigirije mukuru rwose niwe wanyigirije bamurebe rwose nta kintu mwifashe ariko namwandagaje amenye kujya akora vayo reba vayo ebyo amazi byawe ugendana nguyu murozi hejuru vayo nguyu murozi nguyu n'abaturage muri bariya bose vayo mano kanyakumwe rwose sokura vayo cyangwa uko mwazi izi zose nazisangaho ibi byose yambaye nguyu rwose n'uyu nta wundi n'uyu iterambere ntarigira rwose nkatembe nk'abandi n'uyu rwose n'uyu reba rero urabona ibintu yala dabitereka hangaha ntago mwasazi ibintu hano ibi byose yajarazana ibi byose yajyakoresha mani hora nguruma uyu ni wabakoreye ibintu bibi uyu ni wabamariye amatungo uyu ni wabamariye abantu kandi no muvandimwe wawe izi ngizi nico bita akayayana izi nkoko nizo zimufasha gutanga icyo gitambo agatangira igitambo akakubanza ku ndagaciye ndategetse ndebera ureba yambaye rero ibyo bita uruzi yarazinze inka kugira ngo inka zitazagirute zitazigera zibyala inka zizaguke agira ifamu nini ntabwo ifamu yayibona rero
iyi ngata ifite wayibonye iyi ngata ni kuzinga yarazinze ifamu yazinze n'umuryango ntabwo babakororo ntabwo bishoboka zikimazi nizifata zimwe nizigira ute niki bose niki nta kindi cyanyangirije aya maluzi nazanye byose cyakoresha mujyaje kitakira sokula uyu ni umulozi rero kasha ubulozi yabufuye mu busozo mupaka Rwanda n'ubusozo ubusozi uyu mulozi n'uyu abaturage mu murebe dore nguyu ntacyo twagireho ntacyo twagireho n'uyu mulozi mwansabye kubahereka mulozi ibi byose n'amahembe ibyo twasezeranye murabifite ibi byose twasezeranye murabifite ikinari cyose magana 3 musigaye mu birabike hano ndabishaka umulozi wanyu ntabwo mu muzi no muzi uyu ni wakoza amakosa uyu ni wabasengereje sokula bare ariko agaragara ku manywa y'ihangu uyu hanyuma ubwo ndivuga ba nyiri ifamu umwanzuro rero icyo nari nshaka kwari kumenya umurozi uwari kugira ngo rubanda bamumenye bamwirinde kuko ngize ikibazo usanga ni mukuru wanje kuko ntago mfite uburenganzira ngo bamwice bagira uti abaturage babibonye namaze kumwandagaza ku manywa y'ihangu ntacyo dupfa rwose namufata nka mukuru wanje nta samu dupfa nta kindi yagabanye nk'abandi duhisambu aragabana turahuza ubwo nta kindi kintu cyapfaga nawe icyo bikora rwose yakisinkiza ariko kuganje jewe ntago na ubu yamaze kugaragara rwanda bamubonye bose bamubonye nta kiri mwifuzaho yamaze kugaragara mu maso y'abantu uba yamaze kugaragara rero nagende ubwo nawe yihana nta kiri mwifuzaho niba ari yihane uyagaragaye asaba imbabazi azasabe n'abaturage njyewe nka muganga rero iyo bansabye kubafasha ndabafasha iyo bambwiye ngo hana ndahana kandi gatanga igihano kifatika bishatse ko inka zirahaye uzica